Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko muri amahoro aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Niko kandi tugusaba gukanda subscribe nyabuneka aho utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose Nzuri Business Group Limited ibageza ibicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Nta bindi rero ni imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa ndetse n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa. Nkuko rero muri kubibona ku maskrini yanyu murabona yuko tubahazaniye inzu nziza, ni inzu nziza cyane kandi ihendutse mu by'ukuri kuko iyi nzu turimo turayigurisha. Iyi nzu rero turimo kugurisha ni inzu ikiri nshyashya nkuko muri kubibona. Iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya. Ngira ngo Kanyinya murahazi cyane, mwahamenye mu bihe by'umwaduko wa COVID-19 ubwo ariho habanzaga ibitaro bya COVID muri uyu mujyi wa Kigali, ariho abarwayi bajyaga. Iyi nzu rero iri hariya rwose Kanyinya ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ikaba iri hafi cyane ya kaburimbo muri site hafi y'ahazwi nko kuri Majerwa cyangwa kuri station. Ndetse iyi nzu ikaba iri muri site, akaba ari inzu rero ifite ibyumba bine, ni inzu ifite ibyumba bine byo kuryamamo. Ariko mbere yuko ninjira mu byumba ngira ngo murareba parking yayo yo nta mananiza, nta kuvuga byinshi, ni imodoka ebyiri zijyamo, ntago twenda kubabeshya. Hanyuma kandi ikaba ari inzu ifite parking, ikagira na jardin iringaniye nkuko muri kubibona kandi nziza. Akaba ari inzu rero ifite clôture nziza cyane y'amatafari ahiye nkuko mubireba. Noneho kandi iyi nzu ikaba ari inzu iri moderne, ni inzu nziza kandi nini, ni inzu y'umuryango, ni inzu irangiye yubatse kandi neza cyane, iri ahantu rwose hazira malaria, hari amahumbezi kandi hafi cyane ya kaburimbo. Mbibutse yuko kuva Nyabugogo ujya i Kanyinya hari abagira ngo ni kure, ariko ni hafi cyane, ni muri Nyarugenge nyine mu mujyi wa Kigali nkuko nabibabwiye. Ni amafaranga 300 kuri kwasiteri, ni amafaranga 300 kuri linye rwose iva Nyabugogo ijya i Kanyinya uteze. Iyi nzu rero ikaba ifite salon nini cyane nkuko muri kubibona, ikagira salle à manger. Nuvuga muri rusange iyi nzu ifite ibyumba bine byo kuryamamo kandi binini bihagije, ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon ndetse na salle à manger, ikagira annex. Si ibyo gusa rero kubera ko iyi nzu irakoze yose, amarangi arimo kandi meza nkuko mubireba, amakara arimo, amadushe n'amatoilette birimo, parafo irimo, ibintu byose birakoze. Iyi nzu rero ikaba ifite kandi parking ihagije y'imodoka ebyiri uko zaba zingana kose, ikagira jardin ndetse ikaba ari inzu nziza igurishwa kandi amafaranga atari menshi. Irashaka amafaranga makeya ugereranyije n'ayayigenzeho yubakwa n'agaciro k'ikibanza n'aho iherereye. Ni inzu idahenze kuko muraza gutungurwa n'amafaranga ndi bubabwire iyi nzu ishaka. Burya koko ngukena ufite itungo rikakugoboka. Iyi nzu rero ikaba ishaka miliyoni 35 zonyine ziri negociable. Irashaka miliyoni 35 ziri negociable. Ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 300. Ni ibibanza nyine, ni ibibanza bya site birumvikana. Irashaka miliyoni 35 ziri negociable. Ni inzu nziza ifite ibyumba bine, douche na toilette ebyiri, salle à manger ndetse na cuisine. Ikagira inzugi nziza mo imbere, ikagira parafo nziza. Mbese ni inzu ikoze neza cyane, ifite finissage nziza nkuko mwagiye mubireba. Iyi nzu rero wayikunze kuri miliyoni 30 zawe n'eshanu kandi ziganirwaho, waduhamagara kuri za nimero zacu mumenyereye arizo 0788486797 cyangwa se 0781 2 0 1 2 3.
si ibyo gusa rushaka kudusanga aho dukorera nta handi, ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House. Uzamutse muri etaje rwose muri asanseri ugera muri etaje ya kabiri ugakata iburyo uhita ugera kuri Nzuri Business Group Limited. Hanyuma tukabaha n'izindi serivisi zose ushaka kugurisha tukakugurishiriza mu gihe gito, ushaka kugura kandi nawe tukakwereka ahantu hatari mu manegeka nk'aha ngaha, inzu nziza z'imari nk'izi ngizi ugura rwose ukunguka. Wadusura kandi no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Kanda subscribe nyabuneka, kanda subscribe, ukore share, ukande kukazogera kugira ngo ntugacikwe n'izi mari zose tugenda tubagezaho, ndetse ukoresha kugira n'inshuti n'abavandimwe bakeneye inzu nziza nk'iyi babashe kuyibona ibahendukiye, kubera ko iyi nzu iri muri range y'amafaranga atari menshi, miliyoni 35 ziganirwaho, ni amafaranga make cyane kuri iyi nzu. Turabararikira rero kuba mwayisura ubundi mukayigereka, byanga bikunda murumvikana kuko nyirayo arayakeneye. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, urabona ko harimo n'amabenwari mu madushe ni inzu rwose y'imari. Ni karibu, turabakunda cyane.